ni operasiyo karabutaka yaje kugenda ihitana abatari bakeya hano mu mujyi wa Sake. Ni operasiyo intare za Sarambwe dore ko zari zarigize akaraha kajyahe zije kurangira zipfiriyemo bwinshi cyane, dore ko ubwo zariho zirwana zaje kugenda zigwa agacu mu gace ka hano muri Sake, dore ko ingabo z'abarundi zari zitwaye neza cyane ndetse ngo zari ziteguriye imirongo y'urugamba hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bije kurangira zishyize akadomo igisirikare cya M23 cyari kiri muri aka gace ka Sake. Mu masaha ya kare cyane nibwo hongeye kugenda havuga amasasu menshi cyane ahangaha muri uyu mujyi wa Sake. Ni amasasu yaje gutuma bamwe mu baturage bahunga ndetse ngo n'ubutabazi bwagendaga bugera kuri aba baturage bukaza kugenda bubura bitewe n'amasasu ingabo z'abarundi zariho zicana waka abasirikare b'igisirikare cya M23 kiri muri aka gace ka Sake. Iyi ikaba ari ikizamini cyangwa se sigini ingabo z'abarundi zongeye kugenda zerekana ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mirongo y'imbere ku rugambano ku mutwe wa M23. Ni amakuru yemeza yuko umutwe wa M23 bije kurangira utakarije abasirikare batari munsi ya 15 muri iyi mirwano ikaze cyane yabereye ahanga mu mujyi wa Sake. Wibutse ko ari inshuro ya gake cyane muri uku kwezi ndetse no mu kwezi gushize, dore ko imirwano yari yaragiye yimukira mu bindi bice, uretse ko ahangaha muri Sake wasangaga iyi mitwe y'inyeshyamba igenda ihatera ibitero shuma ndetse igamije kugenda yiba imwe mu mitungo y'abaturage, ariko k'uyu munsi ntabwo ariko byari bimeze, aho bukaba ari umutwe wa M23 wari uriho uhatwa ikiboko n'inzi ngabo z'abarundi n'abasirikare b'abarundi bari bisize isenda bongeye kugenda bafatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane umuwazarendo, dore ko ngo bari tayari, ikigaragara ko ngo bari bamaze iminsi bariteguye ndetse banafite gahunda iyo ari yose yo kugenda bataka umutwe wa M23 uri muri aka gace kaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri byinshi byagiye bigenda biboneka muri iyi mirwano rero tugiye kugenda tugarukaho, hakaba hari n'ibindi bice ngo byaba byamaze kugenda nabyo bitegurwa ko isaha yari yose ndetse umunsi wari wose ko imirwano naho iri buze kongera igafata indi ntera muri aka gace kahanga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyemerera wowe muntu utarakanda subscribe ariko ureba hano handitse ijambo subscribe, ubundi tuze tugaruka kuri iyi nkuru gatanu kuri gatanu. Ahagana mu masaha ya mu gitondo rero aha mu mujyi wa Sake hakaba hongeye kumvikana imirwano ikaze mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu itariki ya 4 Nzeri umwaka wa 2024 mu mujyi wa Sake mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu imirwano yakubitanije umutwe wa M23 n'ingabo z'abarundi ndetse n'abawazarendo nk'uko twagiye tubigarukaho. Amakuru aturuka muri kariya gace aravuga ko imirwano yari ikaze cyane ku buryo yari irimo amasasu menshi ndetse abari bahanganye n'ingabo baje kugenda bemerera uyu mutwe wa M23 ko wabasha kusavayivinga bitewe nuko waje gutuma utakaza abasirikare 15 bose ku mirongo y'urugamba hanga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage muri kariya gace bakaba bisanze mu mazi abira kuko aho kuri ubu ngo kubona ubufasha bitoroshye cyane. Ubuyobozi bwa societe civile muri kariya gace barasaba ko hakurikizwa amabwiriza y'inzego z'ibanze n'imiryango itabara imbabare kugira ngo umutekano w'abaturage umere neza muri aka gace. Aka gace ka Sake ni kamwe mu duce twigaruriwe n'inyeshyamba za M23 duherereye hano muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka kakaba ari kamwe mu duce no mu minsi yagiye yishira twagiye tuberamo imirwano ikomeye cyane, dore ko ahangaha umutwe wa M23 wagiye kuhafata byawugoye cyane, dore ko kari na kamwe mu gace kagiye kagwamo abasirikare benshi cyane.
ni igisirikare cy'abarundi bantu bagiye kugenda bazamurira icyizere ndetse banagikomera amashyi nyuma y'ibikorwa bikomeye cyane cyaje kugenda kigaragaramo ubwo cyariho gihatanga umuriro izi ngabo z'abarundi ziri anga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibi ngibi kandi biri kugenda birushaho kubagenda biba byinshi ahangaha mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, urasanga umutwe wa M23 waramaze kugenda uba iciro ry'imigani ndetse n'abaturage muri rusange bakaba baratangiye kugenda bavuga ko uyu mutwe ibyo wagiye ubizeza nyuma yo kugenda ufata bimwe mu bice utigize ubasha kubigeraho, ahubwo ko nawo wari ugamije kugenda wiba amabuye y'agaciro cyane cyane hano mu bibaya bigiye bitandukanye by'amabuye y'agaciro cyane cyane hano muri Rubaya nk'uko amakuru yakomeje kugenda bitangaza. Ni hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo rero umutekano ukomeje kuba iyanga, dore ko ubu ngubu imfungwa zarokotse ubwicanyi bwabereye muri gereza ya Makara ziri kugenda zitabaza. Bamwe mu mfungwa zarokotse ubwicanyi buheruka kubera muri gereza ya Makara iherereye Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baratabaza leta kubafasha ko bagiye kwicwa n'umwuma ndetse n'inzara, ni mu gihe ububiko bw'ibiryo byabo bwatwitse ibisigaye bigasahurwa ndetse kuri ubu akaba nta mazi bafite yo kunywa nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Umwe mu barokotse iyi myigaragambyo bwamenye yaje kugenda atangaza ko hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ngo yavuze ko ubu babayeho nabi kuko kugeza ubu ibintu byose byahagaze ndetse kuva icyo gikorwa cyabaho cyiswe gushaka gutoroka gereza hatangira icyo bashyira ku munwa, yemeye hamwe ndetse ko nta n'amazi bafite yo kunywa. Iyi fungwa ivuga ko ubwo bari baryamye ku isaha ya saa 7 z'ijoro aribwo bagiye bakumva abantu batazi aho baturutse ndetse kugeza ubu hataramenyekana abo aribo bafungiye mu miryango wa gereza. Abarinzi babibonye batangira kurasa, ifungwa nazo zibyivangamo zisohoka, ariko nako abapolisi bakomeza kubahemishamo urufaya rw'amasasu ku buryo atariwe cyangwa se utamenye uwo barasaga. Mu kiganiro kirekire iyi fungwa yaje kugenda igirana n'abanyamakuru yavuze ko amazi ye yakomeje avuga ko iyi gereza irimo abantu benshi ku buryo icyumba cyari kigenewe abantu 2 kuri ubu kibamo abantu 20 kuko nguretse no kuba bakwicwa n'inzara ubushyuhe nabwo bigera ninjoro bakaba bwishi cyane, bityo bagasaba ubutabera ko bwabarekura cyangwa imanza zabo zikihutishwa kugira ngo barebe ko bava muri ubwo buroko. Akomeza avuga ko nawe n'abagenzi be bagera kuri 80 baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bakomeje kugenda bakora iyicwa rubozo